Nongeye gushimira buri umwe wese ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Aka ni ka kanya twahariye abahitinze n'abahitinzi. Uri kwibaza ngo uyu munsi tugiye kuruka kuri nde wahitinze akaba n'umuhitinzi. Uyu munsi ni umunsi tugiye kugaruka ku muhitinzi uriho aka kanya mu ndirimbo ziramya no mu guhimbaza, yaba aririmba injyana cyangwa se indirimbo za Catholic cyangwa se iz'abarokore. Nta dini na rimwe avuga abogamiyeho mu kuririmba, we icyo akora ni ugusingiza Imana. Uwo nta wundi ni umuhungu, umusore umeze neza muri iyi minsi, kuko ari gutaramira abantu bakomeye, haba urubyiruko ndetse n'abantu bakuru. Uwo nta wundi ni Josh cyangwa se Ishimwe Josh. Uyu ni umwe mu muhungu wahamagariwe gukorera Imana, kuko yitangariza yuko yahamagawe akiri umwana mutonya abwirwa ko azakorera Imana aririmba. Reka mu bihangano afite 34, ibi byose turagenda tubanyuriramo ibyagiye bihitinga, ibikunzwe kurusha ibindi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko uyu ni umwe mu basore bakunzwe nyuma ya nyakwigendera Kizito. Ariko abantu benshi bakaba bari kwishima banezerwa n'uyu muhungu bitewe n'ijwi ryiwe n'uburyo aririmba izindi ndirimbo zagiye ziririmbwa n'abandi. Indirimbo yatangiriyeho ni indirimbo yitwa Yesu Ndagukunda. Reka ashyireho agace k'amasegonda 30 ubashe kwiyumvira uburyo iyo ndirimbo yari imeze. Akaba akunzwe, uyu nguyu akaba nta myaka irenga 2 avutse hano mu muziki wacu w'u Rwanda, cyangwa se atangiye kuririmba bikajya ku karubanda. Reka dutangire no kuri iyo ndirimbo, agace k'amasegonda 30. Ni ikiganiro twahariye abahitinze n'abahitinzi. Uwo ni Ishimwe Josh. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore akaba ari kugenda akora ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Uyu afite indirimbo zigiye zitandukanye agenda asubiramo nk'indirimbo, kuko kuri YouTube yiwe afiteho indirimbo zigera kuri 34. Ariko muri izo ndirimbo zose, indirimbo bita Reka Ndate Imana akaba ariyo Reka Nkurate Mana ni Data, niyo ndirimbo ifite views nyinshi, kuko ifite miliyoni zirenga 1,700,000. Reka akaba ariyo ndirimbo afiteho ifite views nyinshi kurusha izindi zose muri izo ndirimbo 31. Ese uyu ni umuhamagaro? Reka twumve uko bimeze. Reka mvuge ibigwi byayo kandi nshimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge, muntu usumba ibyo yaremye uri mu ishusho ryayo, muntu usumba ibyo yaremye uri mu ishusho ryayo. Nzajya niyambaza uhoraho. Iyo ni indirimbo yakunzwe n'abantu batari bakenya hano mu Rwanda, kuko ku ndirimbo yagiye asubiramo. Iyi niyo ndirimbo yarebwe n'abantu benshi cyane, kuko yarebwe na 1,700,000. Uyu Josh cyangwa se umwite Ishimwe, kuri YouTube, ku rukuta rwe rwa YouTube afite abantu bamukurikira bagera ku 58,000. Uyu ni umuhungu uri kubikora neza cyane mu ndirimbo zo kuririmba no guhimbaza Imana. Ntabwo ari iyo ndirimbo gusa, kuko ni izindi ndirimbo nyinshi yagiye aririmba, dore ko ubwo aherutse igitaramo, dore ko yaje kuririmbira abantu bakomeye harimo na Madamu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ariko indirimbo yahebuje cyangwa se yakundishe abantu aherutse gusohora ni indirimbo bita Sinagenda Nagushimye, dore ko uyu yayiririmbye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ariko twababwiye haraguru ubuzima bwa Josh ko yahanuriwe ko azaririmba cyangwa se agakora umwuga wo kuririmba ahimbaza Imana. Ariko ntabwo twababwiye ko uyu nguyu akomoka ku babyeyi
umwe w'umunyarwanda n'umwe w'umurundi. Reka twumveho kuri iyo ndirimbo akantu k'amasegonda 30, indirimbo ikunzwe muri iyi minsi cyane. Mbabwira ko icyari ikiganiro cy'abahitinze n'abahitinzi. Uyu akaba ari umuhitinzi uri guhitinga, uri kubica bigacika, habe mu mujyi wa Kigali ndetse mu ntara uko ari enye zose n'uturere 30, imirenge 418. Iyo yose izi uyu musore ibyo ari gukora ubu ngubu mu ndirimbo zihimbaza Imana. Ako kari agace k'amasegonda 30 cyangwa se agace twahariye ku ndirimbo kumva amasegonda 30 mu kiganiro twahariye abahitinze n'abahitinzi. Uyu twari turi kugarukaho ni Ishimwe Joshua uririmba injyana cyangwa se uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Muri kumwe nanjye Raymond Kalanga.